nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, nk'uko nabivuze, none ni umunsi mukuru wa Ascension, umunsi mukuru ukomeye nk'uko tumaze iminsi tubyitegura. Turi gusoza igihe cya Pasika. Navuga ko uyu munsi tugeze ku munsi wa 43 Pasika ibaye. Mu by'ukuri umunsi mukuru wa Ascension uhimbazwa ku munsi wa 40. Ubu twawuhimbaje ku wa 4, ariko mu bijyanye n'impamvu z'iyogezabutumwa bino bihugu byacu bikaba bihimbaza uyu munsi cyumweru gikurikira uwa 4. Umunsi mukuru wa Ascension watangiye guhimbazwa mu kinyejana cya 4, ni ukuvuga mu myaka za 300 gusubira hejuru, ariko rimwe na rimwe uyu munsi bawuhuzaga n'umunsi mukuru wa Pentekosti kugira ngo ubwo batari bwabitandukanye, akaba ari iminsi ibiri bazirikanaga aho Yesu asubira mu ijuru, ariko n'umunsi yoherejeho abigishwa be Roho Mutagatifu. Uyu munsi wa Ascension ntabwo ugira itariki ihoraho nk'uko duhimbaza Noheli kuri 25 z'ukwa 12. Ascension yo iba bitewe n'igihe Pasika yabereye. Ascension buri gihe ihura no ku wa 4 hagati y'amatariki 30 z'ukwezi kwa 4 na tariki 3 z'ukwezi kwa 6. Murumva ko tukiri muri marije y'ayo matariki. Muzabikurikirana muzasanga Ascension itagereza aya matariki. Iyo twatangiye ibisibo mbere cyane, Ascension ishobora guhimbazwa nyine ku itariki 30 z'ukwa 4, ariko ntishobora kurenga ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6. Nk'uko maze kubivuga mu bihugu byacu rero, kubera gahunda y'iyogezabutumwa, tukaba duhimbaza Ascension ku cyumweru gikurikira uwa 4. Nk'uko tubizi, Ascension isobanura isubira mu ijuru rya Nyagasani Yezu nyuma y'izuka rye aba mu bapfuye. Ibi bigasobanura ko ubuzima bwe bwo kuba kuri iyi si ku buryo bufatika bugaragara abantu bamubona bwari burangiye. Yezu amaze kuzuka, nk'uko tumaze iminsi tubizirikana mu byumweru 6 bishize, yakomeje kwiyereka abigishwa be, abaha ibimenyetso bihagije kugira ngo bemere ko ari muzima koko, kandi muri iyo minsi yabahaye inyigisho zinyuranye, abumvisha ko batazakomeza kumubona hagati yabo, kagomba gusubira kwa se. Nibyo koko nyuma y'iminsi 40 Yezu azutse, Kristo yiyeretse abigishwa be, abaha amabwiriza anyuranye, nuko ajya mu ijuru bamureba nk'uko yari yabibateguje. Yabibabwiye mu kubateguza agira ati, "Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe gito." Tubisanga mu Ivanjiri ya Yohana 13 umurongo wa 33. Ahandi akomeza ababwira ati, "Ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi. Ubu ngiye kwa Data kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba."
tubisanga ku mutwe wa 14 w'ivanjiri yanditswe na Yohani umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Bavandimwe, ugusura mu ijuru kwa Nyagasani Yesu gukwiye kudutera ibyishimo, kuko Yesu atadusize kuko atwanze cyangwa se kuko abunze isi, dore ko yayihuriyemo n'ibyago. Ejo hashize hari umuntu twavuganaga ndi kumwibutsa ko none ari Ascension, arambwira ati aho Yesu ntabwo yaba ahunze corona. Ntabwo mbabeshya ni ukuri yarabimbwiye, ntabwo Yesu ahunze corona. Ngira ngo muri mwavuye ngo bakujyane mwumve iyi corona wakigendera. Ntabwo ari cyo Yesu ahunze, ahubwo Yesu kuba asubiye mu ijuru aruzuza umugambi wa se. Yaje hano mu isi agira ngo atwereke urukundo ruhebuje Imana Data idukunda, kugira ngo atwereke inzira nyayo igeza ku mukiro. Iyo nzira nta yindi uretse kumwemera no kwemera ijambo rye, kuko mu buzima bwe bwa hano ku isi yabayeho yigisha iby'ingoma y'Imana, akora ibintu bikomeye bigaragaza ko ingoma y'Imana yageze ku isi. Bamwe baremeye ariko abandi banangira umutima, kugeza n'aho mu bamwemeye bamwe bagezeho bakuramo akabo karenge. Abamukomeyeho yabagiriye isezerano ryo kuzabaha icyicaro hamwe nawe nk'uko nabigarutseho hariya hejuru. Bavandimwe, murumva neza ko ukugenda kwe kudufitiye inyungu nyinshi, kuko agiye kudutegurira ibyicaro. Murabizi Yesu kimwe n'ijambo rye ntabwo ajya abeshya. Ibirori byo mu ijuru biri hafi, aradusaba kuba dushakisha umwambaro tuzambara muri ibyo birori. Twitegure rero turangwa n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe. Yesu atwizeza ijuru kandi atubwira ko atadusize nk'imfubyi, aho agira ati sinzabasiga muri imfubyi, nzagaruka amasange. Iyaba mwakundaga mwakishimiye ko nsanze Data, kuko Data anduta. Nanjye nzasaba Data azabahe undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka, uwo ni Roho nyir'ukuri. Bavandimwe, kwa Yesu byose birateguye, kuko umugambi we udakuka. Nk'uko maze kubivuga, kuba asubiye mu ijuru ntabwo ari uguhunga iyi si, ahubwo ibyanditswe bigomba kuzuzwa, umugambi w'Imana ugomba kuzuzwa. Nta gikorwa igihe cyacyo kitageze. Ukujya mu ijuru kwa Yesu kuzatuma tubona undi muvugizi uzatuba hafi, umuvugizi uzatumurikira, uzatumenyesha ukuri nyako, uzatuyobora. Uwo muvugizi ni Roho Mutagatifu. Uyu munsi rero Yesu asubiye mu ijuru kugira ngo amutwohereze, kuko azi neza ko tumukeneye. Hari byinshi Yesu Kristo yakoze tutasobanukiwe kimwe n'abigishwa be, ariko dukeneye ubusobanuzi bwimbitse. Bidufitiye rero inyungu ko Yesu agenda kugira ngo atwohereze uwo Roho Mutagatifu. Yabivuze mu ivanjiri ya Yohani 16 agira ati, ubu rero nsanze uwantumye, none muri mwe ntawambaza uti ugiye he? Ubwo mbabwiye ibyo umutima wanyu wuzuye ishavu. Ariko mbabwira ukuri, ngiye byabagirira akamaro, kuko ntagiye umuvugizi ntiyabazamo, ariko ningenda nzamuwohereza. Bavandimwe, Yesu aragiye asubiye mu ijuru, ariko adusigiye ubutumwa twumvise mu ivanjiri agira ati, nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data
igihe isi izashirira. Ibyo twumvise mu isomo rya mbere nabyo byuzurizwa muri iyi vanjiri, aho Yesu yagiye mu ijuru abigishwe bamureba. Nk'uko nabivuze mu gutangira, natwe turi hano nk'abahagarariye intumwa kugira ngo tuzamubere abahamya y'ibyo twabonye n'amaso yacu, twebwe duhagarariye abandi dufite ubutumwa dushinzwe muri kiliziya. Yesu rero ntabwo adusize ngo duhere tureba hejuru nk'abagabo mu Galileya, nk'ababuze icyo bakora. Aradusize kugira ngo tumubere abahamya. Iyo abantu bareba uburyo bashushanya abagabo mu Galileya, mbere na mbere babanje kubita za nkweto z'umusonga zimeze gutya. Abagabo mu Galileya murabizi mwese, hari n'abajya bazambara, ugasanga inkweto ireba hejuru, bakayihiga abagabo mu Galileya, ariko ntizigere yunamuka. Yesu Kristo ntabwo adusize ngo dukomeze turebe hejuru. Twabyumvise ngo yemwe bagabo mu Galileya, nicyo kibahagaritse aho mureba mu ijuru. Yesu ubavanywemo akajyana mu ijuru, azaza nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Azagaruka kureba aho ikivi yasize acuditse tukigejeje, aho fondasiyo yashinze tugeze tuyubaka. Nubwo Yesu yavuze ngo ntabwo azi igihe, ariko yavuze ko azagaruka bidatinze. Buri mukristo rero ahari ntakwiye guhagarara nk'uwabuze icyo akora, areba ku ijuru cyangwa mu kirere, yibaza igihe n'umunsi Kristo azagarukira. Umukristo uwo ari we wese niyihatire ubutumwa yasigiwe na Yesu. Ubwo butumwa nta bundi ni ukwigisha amahanga yose, ariko cyane cyane umuntu yihereyeho, ndetse anahereye ku abo begeranye, ku bavandimwe bari mu rugo. Ni ukwihatira rero kurangiza ikintu cy'urukundo Yesu yasize atangiye, ni ukurangiza kubaka inzu y'ubutabera n'amahoro Yesu yasize atangiye hano ku isi. Ni ukubahiriza umurage Yesu yasigiye abe agira ati, ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Tubisanga mu ivanjiri ukanditswe na Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 12. Bavandimwe, ese igihe Yesu azagarukira azadusanga tumeze gute? Nicyo kintu umuntu agomba kwibaza kuri uyu munsi mukuru. Nubwo Yesu azamutse, ariko azagaruka. Yaje hano ku isi aje kudukiza, ariko azagaruka aje guhemba buri wese akurikije ibikorwa bye. Azagaruka mbese nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ari umucamanza. Bavandimwe, dusabe Bikira Mariya adusabire guhora turi maso, tubashe kubwira Yesu tugira tuti amen na ngwino nyagasani Yesu, ari byo maranata. Yesu nagaruka azasange turi inshuti ze, nk'uko Luka yandikiye Teofile uhagarariye buri wese muri twe. Teofile bisobanura inshuti y'Imana, niyo mpamvu yakoresheje ririya zina kugira ngo buri wese abashe kwiyumvamo, kugira ngo buri wese ibyo yabonye abashe kubihamya mu bavandimwe. Dusabire Imana ibere inshuti na nshuti, kandi duhore twimenyesha bagenzi bacu, nk'uko Yesu mu ivanjiri yabitubwiye agira ati, nahawe ububasha bwose. Ubwo bubasha Yesu yahawe natwe arabudusigira, kugira ngo dukomeze twamamaze ivanjiri ye kugera ku mpera y'isi. Nyagasani Yesu nabane namwe.